mfite abana babiri n'iyi nda ya gatatu ntadusinziraga ngiraga ubwonko ntiyizatugwaho. Mukamugwiza Chantal ni umubyeyi w'abana babiri utuye mu mudugudu wa Nyabagenzi mu murenge wa Kinoni ho mu karere ka Burera. Chantal nzabamo kugeza ubu we n'umuryango we yahirimye igikuta kimwe cyo haruguru ubwo inkangu yagihirimiraga. Icyumba no cyari kiri hano. We kimwe n'undi muryango nawo wo muri uyu murenge wa Kinoni nawo twasanze uba mu nzu yaguye igice kimwe, bavuga ko barara bafite ubwoba ko n'ahasigaye hashobora kubagwaho, ni mu gihe ngo nta handi bafite ho kwerekeza. Inzu yanjye yaguye mu gihe cy'ibiza. Banyemeraga ko umurenge bazamfasha kubera ko umuganje afite uburwayi bwo mu mutwe, ntegereza ko bazamfasha, ndategereza ndaheba, tuyibagamo tugira ubwongo izatugwaho. Ngiraga ubwoba bamanje kuncumbikisha, ngeze nyuma wari uncumbikira bwa tivamo ngiye kuyisenya pfa gusubiramo, ntegereza ko bazankorera ndaheba kuko nanubu nta kintu bankoreye. Inkwanka biraje payiti kubitira igende baratwebo baravuze bataha ahantu ntabwo wakongera kuhubaka ngo bishoboke. Nta guteganya kurimo kuko nta kuntu nifite mu mufuka rwose. None ntizakugwaho n'imvura ikiyongera. None nabigenza nte? Izi nzu ngo zikimara guhirima igice kimwe, akarere ndetse n'umurenge barabakodeshereje, nyuma ba nyir'inzu ngo batabona ubukode baza kubakura muri ayo mazu, bahita basubira mu mazu yabo yaguye. Kizabagwa Gute? none ko batamwubakiye kandi baramufotoye ngo bazamwubakira none umwaka gurasize. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Burera tumubajije kuri iki kibazo, atabo bose bagize ikibazo amazu yabo akagwa twarabakodeshereje, ngo ni mu gihe tukiri gushaka mikoro yuko bakubakirwa. Abo ngabo ngira twarabikurikiranye kandi turi hano umurongo. Abo ngabo bafite inzu zaguye burundu rero narimvuze, abo bose twabasabye kucumbika kandi umuyobozi wacumbikiye leta twabacumbikiye, barishyuriwe baracumbikiwe, ari nayo mpamvu turi gukora uburyo bwose bushoboka mu ngingo y'imari iboneke vuba, batuze mu nzu zabo aho kwishyurirwa n'ubundi na leta. Rero dukomeje kubakurikirana no kubitaho kugira ngo bagire ubuzima bwiza, ariko nasaba n'ubundi kuko waba uri ahantu hateje akaga icyo gihe mu gihe cy'ibiza tumusaba kuhimuka, ahubwo akagana ubuyobozi kugira ngo dukurikirane ubuzima bwe dushaka uburyo twamwimura cyangwa se twamutuza heza. Amakuru dukesha ubuyobozi bw'akarere ka Burera ngo nuko imiryango yasenyewe n'ibiza igera kuri 35 yose yamaze gusanirwa amazu yabo, ngo ni mu gihe hari indi miryango 150 iri kubakirwa kugeza ubu. Ni mu gihe kandi imwe mu miryango yasenyewe n'ibiza mu kwezi kwa gatanu yo ngo itarubakirwa, akarere kakaba gagikomeje gushaka ingengo y'imari y'uburyo bazubakirwa. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda.